degree and experience. Reka tuvuge gatoya. Ese dia, do you think you need a degree more than how you need experience in your daily life? Utekereza yuko ukeneye degree kurusha uko ukeneye experience? No. Ntuzibeshe. How it was and how it is right now. Mbere byaremeze bite, ariko se ubu ngubu ibintu bimeze bite? Ikiganiro cy'undi cya kindi ni isi tubamo, naho nge nitwa Mr. God. Uyu munsi wa none mu Rwanda dufite universities zirenga 10. Izo universities buri mwaka zisohora abanyeshuri barenga 5,000 cyangwa se 10,000 cyangwa se 7,000. Ni ibintu bizwi, ntago ari ukwibesha. None se utekereza yuko abantu bose barenga 5,000, 10,000 ama universities asohora buri mwaka baba badafite ama degree kandi afatika aremereye? Ariko se bose niko iyo barangije babona akazi? No way. Ntago ariko bose babona akazi. Nukubera iki se? Nibyo, arangiza afite degree, afite iyo A0, afite iyo PhD cyangwa se afite iyo masters, ariko se why atabona akazi? Cyangwa se nuko iki adasoza iyo universities afite iyo degree ifatika kandi ari mpuzamahanga ariko ntabona akazi? Nuko iki se? None se nuko badafite ubushobozi? No way. Ntago badafite ubushobozi. No, the degree and experience, what is needed? Niki hejuru ikindi? What are needed? Niki aho ngaho gikenewe cyane kurusha ikindi? Dia, iyi turimo cyangwa se ikinyejana gikeneye kuba ufite experience than uko waba ufite iyo degree. Rero ndagira ngo nkubwire ko ntabwo ukeneye degree kurusha uko ukeneye experience. Rero dia, iga za nizo degree ndetse ugire amashuri menshi ahagije, ariko ibuka ko ntaho uzahurira n'umuntu ufite experience ye cyangwa se umuntu umva ko amenyereye gufightingana na hanze n'isi. Ntabwo company cyangwa se boss akeneye degree yawe, ntabwo akeneye ayo mashuri ufite, ahubwo akeneye umusaruro uzamuha umunsi azaguha akazi cyangwa se igihe azaba aguhaye akazi. Ama companies ari hanze akeneye umusaruro, ntabwo akeneye kuba ufite iyo degree. Rero dia, ntuzibeshe yuko your degree is higher than your experience. Isi ikeneye experience, ntabwo ikeneye degree yawe. Rero iga, ariko ugerageze ushake niyo experience hano hanze, kuko ntabwo degree ariyo tanga umusaruro, ahubwo igitanga umusaruro ni experience, ibyo cyangwa se cyo usanzwe ukora byumenyereye. Rero dia, ntuzibeshe. No experience, no job. Nimbuzi ko udafite experience hanze biragora, kandi byazakugora yuko ugira akazi wabona muri any company cyangwa se ku boss uwo ari wese, kuko akeneye umusaruro wawe, ntago akeneye ko uza mwereka iyo degree yawe. Kiganiro cyari cyakindi kiganiro n'isi tubamo cyangwa se isi dutuyemo. Ciao.